turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagara buri munsi waradutoye uduha n'ibidutunga ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure turangamire Kristo kuwa kabiri cyumweru cya gatatu cya Pasika tariki 3 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere ry'Inkuru ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 8. Bavandimwe ndabibutse inkuru nziza nabagejejeho ariyo mwakire kandi mukamuyihambiriyeho ikaba ari nayo izabakiza niba muyikomeyeho nkuko nayibigishije. Naho ubundi ukwemera kwanyu kwaba ari impfabusa. Koko rero icyambere cyo nabagejejeho nicyo nanjye nashyikirijwe ko Kristo yapfuye azize ibyaha byacu uko byari byaranditswe, ko yahambwe, ko yazutse ku munsi wa gatatu uko byari byaranditswe, ko yabonekeye Kefasi hanyuma akabonwa na 12, hanyuma yongeye kubonwa n'abavandimwe 500 cyarimwe. Abenshi muri bo baracyariho, abandi barapfuye. Hanyuma yabonye Yakobo, nyuma abonekera intumwa zose cyarimwe. Ubw'imperuka nanjye arambonekera njye umeze nk'uwavutse imburagihe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 19. Ubutumwa bwawo bugera ku mpera z'isi. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikabimenyesha irindi joro. Nanone nta nkuru nta n'amagambo kuko ijwi ryabyo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 6 kugeza kwa 14. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Iyaba mwari munzi na Data mwamumenya, icyakora kuvumura muzi kandi mwaramubonye. Filipo niwe guhita amubwira ati, Nyagasani twereke so biraba biduhagije. Yesu aramusubiza ati, Filipo we, iminsi yose tumaranye ukaba utanzi? Wambonye abayabonye na Data. Ushobora ute kuvuga ngo twereke so? Rwose nimwemera ko ndi muri Data na Data akaba muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uhora muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri njye. Byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri, unyemera azakora imirimo nkora ndetse azakora ibitambutseho kuko ngiye kwa Data. Byongeye kandi icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Data ahebwe ikuzo muri Mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Bakristo bavandimwe, Kristo azutse nagaze mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi, tumumenyesha abandi buri munsi. Ubutumwa bwa Kristo azutse bukwire ku isi hose maze Kristo aganze wacu. Rero bakristo bavandimwe, tugende ku masomo y'uyu munsi duhimbazaho intumwa Filipo na Yakobo babaye abahamya ba Kristo bizuka rya Kristo. Turazirikana ku ngingo yo kubona Yesu, namara kumubona nkabigenza gute, nkamwereka abandi, nkamumenyesha abandi. Iyi ngingo iti ubona Imana by'ukuri maze yereke abandi. Amen. Turazirikana ko umuntu abona Imana byuzuye ari uko ageze hehe mu ijuru. Ako kantu bakristo bavandimwe, ntibitangaje ko umuntu yakurikira Kristo ariko atamuzi kandi byaba nkuko hari n'abantu benshi cyane mu buzima busanzwe bitabazangira mu bande. Paulo rero mu isomo rya mbere uko yandikiye Abanyakorinti mu gusigasira ukwemera comme gardien de la foi ngo dukomere ku Ivanjili ya Kristo, Paulo yagize ati, bavandimwe ndabibutse inkuru nziza nabagejejeho ariyo mwakiriye kandi mukaba muyikomeyeho, ikaba ari nayo izabakiza niba muyikomeyeho nk'uko nabibigishije. Naho ubundi ukwemera kwanyu kwaba ari impfabusa. Amen. Urakoze Paulo Mutagatifu kudukebura ndetse no kudukemera, gutwibutsa inshingano zacu nk'abakristo zo gukomera ku kwemera no kwamamaza inkuru nziza. Umufaransa ati, la répétition est la mère de la science. Gusubiramo amagambo n'ubwenge bukaze. Natwe bavandimwe, burya kenshi iyo twisuzumye neza, akenshi tuba mu gihu, nanjye kuvuga igihuru n'igihururu ndetse n'akamenyero, bigatuma bamwe tutabona Yesu uko bikwiye kandi duhorana buri munsi kandi byaba. Rero iyo ngeso y'akamenyero, routine, ni indwara izaje abakristo benshi muri iyi minsi, aho umwe afata ibintu byose nk'ibisanzwe undi ati ndi no stress. Bityo ntitugire iba kuko bikwiye byo gutegura neza, byo kwivugurura uko bikwiye no gutera imbere mu kumenya Kristo buri munsi. Aha ngaho tuza kwibanda kuri iki kibazo cya Filipo muri amasomo ubaza Yesu ati,
twereke so birabiduhagije. Mu ntumwa za Yezu uko ari 12 harimo ba Yakobo 2, Yakobo muto wavukanaga na Yohani bene Zebedeyi bakavuka mu Galileya, hakaba na Yakobo mukuru mwene Alfeyi ari nawe duhimbaza none kuri tariki ya 3 Gicurasi. Bamwe rero bakavuga ko Yakobo mukuru ariwe tugarukaho nyine yari umwe wa Yezu mu muryango wabo avuka i Nazareti. Numwe rero muri ba 12. Naho Filipo avuka i Betsaida mbere yo gukurikira Kristo, nk'uko tubisanga mu Evanjili ya Yohana umutwe wa 1 umurongo wa 43 kugeza ku 44. Filipo mu mavanjili dukunze kumubona yakunze kugaragara nk'umuhuza intermediaire wa Yezu n'abantu, aho ageze Natanayeli kuri Yezu bwa mbere, tukamubona Yezu atubura imigati ngo duherutse kubyumva. Yezu akamunyuraho amubaza aho bagurira imigati yo kugaburira imbaga, nk'uko dusanga mu Evanjili ya Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 5. Filipo kandi turamubona ku munsi wa mashami nk'umuhuza w'abagereki na Yesu. Cyegihe bamuje bati turashaka kubona Yezu, bigatwereka ko kandi bigatwibutsa ko intumwa ya Kristo ari umuhuza w'abantu n'Imana. Ubwo Yezu bigaragara ko yarazi imitima yabo bose, akabona ko nyine bataramumenya neza, bataramusobanukirwa, ntibazi Yezu, ntibazi ubutatu butagatifu nyirizina. Ubwo Yezu yagize ati nawe ugera kuri data atanyuzeho, iyaba mwari muzi na data mwamumenya. Uko biri kose Yezu arahamya ko nubwo batamuzi ariko bamuziho, ati cyakora kuvumura muzi kandi mwaramubonye. Aha Filipo rero nka intermediaire utaripfana arashaka gusobanukirwa kurushaho byimbitse. Ubwo yagize ati Nyagasani twereke so birabiduhagije. Amen. Yezu rero akaboneraho kubasobanurira ubumwe bw'ubutatu butagatifu, la Sainte Trinité, uko bukora nuko bukoze. Yamana nyine mu persona batatu ko bose bakorana bahujwe n'umurimo umwe wo gukiza abantu, le salut des hommes. Tukazirikana ko atari Imana eshatu ahubwo ari Imana imwe mu butatu, bakabunza ubumwe mu guhuriza hamwe mu murimo wo gucungura abantu, car créer c'est sauver, kurema ni no gucungura. Ubwo Yezu yagize ati nge na data turi umwe, bose ntimwemera ko ndi muri data na data akaba muri nge. Ariko twakwibaza impamvu ababigishwa kuki batari bamenye ibi Yezu ariko hishurira bikamera nko ari bishyashya kuri bo. Igisubizo ni cya kiri mumenyana n'umuntu akaba yakugaburira ariko wowe utazi aho kuri iki ibiryo. Yamvuga igira iti umenya umuntu ariko musange umufuka w'umunyu, bishatse kuvuga mubanye nyine igihe kirekire. Nuko rero mugahura mukamenyana, bityo mukunguka ibishya byinshi hamwe nawe. Ese njye mpora numva ijambo ry'Imana buri munsi, ngahabwa amasakaramentu ushishikaye, ngakora ibikorwa by'urukundo sinakubwira byinshi, kandi ndetse nkaba umuyobozi mu mirimo imwe n'imwe ya kiliziya n'ahandi henshi, aho se ngenda nkora ubutumwa. Ese ibyo bituma ngira ubumenyi ku Mana, nkaba mfite impamyabumenyi kuri iyo science de Dieu. Bityo yavuga itazanyuzurizwaho bati science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ibaze nawe kuba wari umunyabwenge warize ukaminuza sinakubwira, ufite amadiplome za dogiteri uhunitse wawe, ariko utazi Imana kandi byabanga, upinga Imana, usuzugura Imana, ari umuhakanyi rw'imbi mu karere, muri paruwasi, ndetse n'umugomera Imana bitabuze. Ese mubyeyi muvandimwe ko wumvise bavuga Yezu, wowe wibwiye iki? Ni kangahe uhura na Yezu nawe ukamubaza ikibazo ku byo utasobanukiweho, yewe ku buzima buri imbere hakurya y'imva. Hakurya y'imva hari ubugingo nyine. Bityo ugahura na Kristo, rencontre personnelle nka Filipo tumaze gutega amatwi, kubera kubaza Yezu nyine ikibazo cyo hakurya y'ubugingo bwa hano ku isi. Ibaze rero igihe ubariza Yezu, nanjye nze kwibaza, ese Filipo ko yabarije Yezu ngo abereke data mu biro bimuhagije, ese yaba yasubijwe cyangwa se yaba yaramenye igisubizo yahawe? Convaincu pour devenir convaincant, yumve maze azumvisha abandi. Aha abakristo bavani uko biri kose ukiri hano ku isi, ushobora kumenya Imana ukayimenyaho no kuyibonaho, ariko ku buryo bwuzuye, de façon plénitude. Imana ni ukuyibonera hehe? Mu ijuru, la vie de l'au-delà, nkabona data mu ijuru. Nk'uko tuzirikana ko hamwe n'izinwa n'iki kibazo cya Filipo baje kugisubirizwa byuzuye hehe? Mu ijuru. Ubwo bemeye gupfira Kristo, bakemera kuba abahamya, des témoins, abamaritiri, nuko ubuzima bwabo bakabutanga bugasigara bugira gute? Bwigisha. Ngiyi ntwari gusigira abandi isomo ryiza ry'ubuzima bagendera mu gihe kirekire. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo n'umugore ngo bari abakristo b'indani, badahoma gusenga uko bukeye n'uko bwije, ariko nubwo bari abakristo bigaragara ko nyine bakunda Imana, ngo bari bafite ikibazo, nanjye kuvugisha igeragezo cyuko nta rubyaro bari bafite. Nyuma y'imyaka 15 babanye nta kana bagira. Nuko bigeze aho ngo bajya bavuga ko abagabo ngo turambirwa vuba, bigeze aho wa mugabo wacu nawe ararambirwa,
ubwo kurambirwa navugiragamo no kurambika isengesho ngo agiye kugerageza ahandi. Iyo warambise isengesho byumvikanye nta kintu gikurikiraho usibye kujya kugerageza amahirwe ahandi. Ngo aho yahereye asenga Imana ngo ntimusubize, ngo yataye igihe. Ngo ubwo se yaruhiye iki mu bukristo bwe? Nuko wa mugore wakomeza gukwaza ntiyarambika isengesho, birumvikana akomeza ubuzima bw'isengesho la vie spirituelle. Bigeze aho umugabo atangira kumucyurira ngo ni ingumba, ngo azamusubiza ababyeyi, gusubiza umugore ababyeyi. Ubwo wa mugore nako gahinda kose no muri ako gakubuza agakomeza atakambira Imana ngo Imana imubarire nawe imurwaneho izamuha akana abyare nawe nk'abandi babyeyi. Bityo umugabo we guhora ajya amushinyagurira amucyurira ngo ni ingumba, Imana izamukure ku gisuzuguriro. Nuko igihe kiza kugera nyuma y'imyaka 15 yose, Imana igira icyanga umufori cyakurikiyeho. Wa mugore aza gusama aratwita, nuko agiye kubyara. Ageze kwa muganga hazamo ingorane complication mu kubyara, aho umwe muri bo bombi, umwana na nyina, umwe yari gupfa kugira ngo umuganga akize ubuzima bw'undi. Ubwo muganga yemezaga ko bigoye bombi kubakiza. Nuko muri ako kanya babazanye nawe umwana icyo yahitamo, niba umwana ari buza gupfa cyangwa niba ari nyina. Ngaho babyeyi, utabeshye uri muri maternité ukurikije nuko inda iryana, ariko nanone ugakurikiza n'icyo wasabaga Imana, wahitamo nde urokoka muri abo bombi? Ababyeyi bamwe bati ni umubyeyi warokoka kugira ngo azabyara undi. Ndiriyo nkomeza ibitekerezo by'abandi. Nuko wa mubyeyi atekereje isezerano yagiranye n'Imana ko izamubarira imuha akana nawe agira umwana. Ni umwana rero nasabye Imana. Nuko wa mubyeyi abwira muganga igisubizo ngiye kubabwira kandi kigoye, ati muganga rero reka umwana aba ari ubaho kuko aricyo nasabye Imana, ni umwana nasabye Imana, bityo reka ndeke nawe abeho. Nuko nyine muri uko kubyara nyine muganga ashobora kurokora umwana, nyina we yitaba Imana. Babyeyi ngo umutindi yanitse nteriva. Mwagiye se ngo ibyago byarangiriye aho ngaho? Wa mwana we hashize iminsi mike nawe yitaba Imana. Ubwo wa mubyeyi nawe umwana bagenda bashoreranye. Bagiye he? Ibaze nanjye nibaze. Reka tubaze Yezu nka Filipo maze natwe twereke data. Ndabizi abantu benshi dutinya urupfu, kandi koko nibyo. Bamwe batangiye kuvuga Imana nabi mu mitima yabo bati koko Mana kuki wemeye uriya mugore apfa n'uriya mwana agapfa? Uriya mugore agapfa atari ku ruhemo nk'abandi babyeyi bose, atanyuye kugakoma k'ababyeyi, yaravunitse amanywa nijoro aruha. Aha mu gihe dutangiye kwivuvota, reka tunajye akajisho kuri ibi umugore yari yasabye. Ese icyo yasabye Imana arakibonye? Aha ubuzima bw'umugore uhura n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro, na nyuma hamariye kubyara agapfa, n'uwabyaye nawe bikagenda gutyo. Biratwibutsa cyane cyane ubutwari tugomba kugira bwo kubera Kristo abahamya. Twebwe kenshi tugundira ibintu twabonesha amaso, twafatisha amaboko gusa, ibi bigaragara, ariko tukibagiza ko ubuzima ari impizanyo. Ejo n'uriya wagiye, nanjye nzakurikiraho nawe ubutaha. Aha rero biradusaba gukora cyane ndetse neza ibikorwa byiza, tugahanira ibiribwa bidashira n'ubuzima buzima buzira umuze, aribwo bugingo bw'iteka mu bwami bw'Imana hamwe n'Imana Data. Iki gisubizo cya Yezu mbere ya Filipo, kuba wabonye Yezu aba yabonye na Data, kandi kubona Yezu ni ukubabara ukamubera umuhamya, no martyr. Kwemera gupfa mu kigwi cy'undi, nkaba nakwemera gupfa mu kigwi cy'umwana wanjye, atari umwana wanjye ahubwo n'undi muntu wese. Niba nabishobora, ibaze nanjye nibaze. Umugore akemera gupfa mu kigwi cy'umwana we kugira ngo yuzuze isezerano yagiranye n'Imana, dore ko nta n'ikindi kimubwira ko ari kuzabyara undi. Bagabo barabona ababyeyi. Ese nanagera ku rwego rw'uko nashaka ko mugenzi wanjye ari urokoka njye ngapfa? Ibyo bintu biragoye babyeyi. Ariko nyamara niho tugana. Wagiye se ngo ingero z'amamartiri si nyinshi cyane mu gihugu ndetse no ku isi yose. Y'abantu twemeraga ko kuba ufite ubuzima bwuzuye ari kubana n'Imana Data, ntitwakagombye gutinya urupfu, kuko urupfu nyine ari inzira tugomba byanze bikunze kuzanyuramo tujya hehe? Mu ijuru. Rero kwivovota ngo Imana iramutwaye we, aho ngaho utangiye kugenda ushidikanya. Ni cyagiye rero dushobora kuba ku isi tukihangana, tukayihanganira ibigeragezo, tutadohoka, tutivumbura ku Mana, kuko inzira z'Imana bagatangaza. Ndetse yewe n'imbere y'urupfu tukina kwihakana Imana burya ishobora kuza mu ishusho y'uruhinja, wa mugore afata icyemezo cyo kurengera ya Mana intumwa zemera guhorwa, maze zikaba zamena amaraso yazo ngo ubukristo bukwire. Nguko uko natwe tumenya Imana kubera batagatifu bakatwigisha, bakaduha urwo rugero nyine barebeye kuri Kristo witanze kugira ngo aducungure. Rero bakristo bavandimwe, kuba tuzapfa la mort, iryo ntabwo ari isomo rishya. Ndagiye mubwire ngo kuri twese nta n'umwe udafite kopi, urwandiko
kuko tuzi ko tuzapfa. Ahubwo nasigara nibaza nti nzapfa nte? Nzapfa ndi zero cyangwa napfa ndi hero? Nirinze kuvuga napfa ndi ikigwari cyangwa napfa ndi intwari? Nuko rero nanjye niba nshaka kubona Imana Data nka Filipo, ngomba gukorera koko ijuru buri munsi, ibikorwa byiza by'impuhwe, kurengera abandi, cyane cyane abato, impinja, abamarayika, abakene, imbabare n'abandi bose batagira kirengera n'urufugiro. Kandi ngahora nibutsa ko nzapfa pe, bityo bikantera guhora ndi maso, kuko bapfuye ntacyo barushaga, ntacyo nabarushaga. Ubundi busanzwe akantu ujye kuvuga gaca akarongo, tujya twibaza impamvu hapfa abantu beza. Hapfa abantu beza nyine kugira ngo bajye kureba uruhanga rw'Imana. Ndakubwiza ukuri nyine, iyo upfuye umugira nabi, wowe ni umuvumo nyine, nawe ujya kureba shitani. Simbikwifurije, ndakwifuriza nyine kureba Imana mu maso, Imana Data imbona nkubone. Nibyo kuko iyo tubuze iwacu turarira nyine nk'abantu bafite ubumuntu, kome compassion, kwifatikanya n'abababaye. Ariko tujya tuzirikana ko hakurya y'imva hari ubugingo, kandi ngo urupfu ni inzira tunyuramo tujya hehe? Mu ijuru. Iryo ni itegeko, ntabwo ari ryo rishyizeho. Bakristo bavandimwe, nimbona umuvandimwe witabye Imana, witwaraga neza, twabona agasenga, wakoragira ibikorwa byiza by'urukundo, ndetse yewe na wa wundi ruharwa, njya nkoma agatima ku bintu bibiri. Icya mbere nuko Imana yumva ishaka ko tuyisanga, kandi gusanga Imana no gutungana no kuba ukeye ku mutima, tukamenya nyine ko ababi bajya mu muriro, babandi badatunganye. Bityo nkaba nakwishimira ko umuntu wanjye witabye Imana ari mwiza, apfuye yaragororokeye Imana, apfuye ari indahemuka, yemera Imana. Nawe yapfuye ari umuhakanyi babyeyi, ndakubwiza ukuri, wakagombye no kurira ahubwo noneho. Icya kabiri, nimbona umuntu wapfuye, njye menya, njya nkoma agatima kuri njyewe, menye ko ari njye ugiye guhakurikira. Ibyo rero bikaza gukora cyane kandi neza, kuko nizeye ko turu yanjye nyine igezeho. Bityo nanjye nyine nzagende ndi mwiza. Nguko kureba Imana, guhura n'Imana Data, kumenya Imana Data, kubona Imana Data, bisaba kunyura mu nzira igoye, chemin de purification, y'intumwa ya Kristo nyine, Yakobo ndetse na Filipo, inzira y'imibabaro, kuba umumaritiri, kuba umuhamya wa Kristo, Yakobo na Filipo batagatifu, mudusabire. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.